Ndagusuhuje wowe utwereka ko udukurikira aho waba uherereye hose, waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, ndakwifuriza kugira ibihe byiza. Nshuti mukunzi wowe udukurikira kuri channel yacu ya Izo TV, reka tuganire kuri iki kimera Imana yaremye kikaba gifite ubushobozi bwo kurinda cyangwa se kuvura zimwe mu ndwara zigiye zitandukanye. Murabizi ko muri iki gihe turimo hari indwara z'inzaduka, za ndwara twavuga ko ari indwara za kizungu. Ni indwara ushobora kurwara zikakuzahaza, ukaba ushobora no kuzivuza mu bitaro bikomeye, ama hospitals akomeye, ariko bakaba badashobora kuzibonera umuti, cyangwa se zikaba zivurwa kugira ngo zikire bakazorosha gusa, ukazarinda witaba Imana cyangwa se zikazaguhitana utabonye ubuvuzi cyangwa se utabonye umuti wazo. No kuvuga ngo reka turebere hamwe kimwe mu ikimera ushobora gukoresha cyangwa se igiti ushobora gukoresha ukagikoresha nk'umuti kikakuvura izo ndwara. Mu by'ukuri hari indwara nka sida, hari indwara nka rubagimpande, hari diabete, hari ibibyimba byo mu nda, hari kanseri, hari umuvuduko w'amaraso, hari hypertension, hari stroke, hari rubagimpande. Izi ndwara mwumva ko ari indwara z'inzaduka cyangwa se indwara tutari dusanzwe tumenyereye muri gihugu cyacu cyangwa se kuri uyu mugabane wacu. Izo ndwara bazita ko ari indwara za kizungu. Mu by'ukuri reka turebere hamwe igiti ushobora gukoresha cyangwa se umuti wa kinyarwanda ushobora gukoresha ukivura izo ndwara navuze. Mu by'ukuri hari ibiti cyangwa se hari imiti tutazi ya Imana yaremye. Hari ibiti cyangwa se imiti Imana yaremye tutazi, tudafite amakuru, ariko ushobora gukoresha ukirinda cyangwa se bikakugabanyiriza izi ndwara zigenda ziza z'inzaduka. Mu by'ukuri reka turebere hamwe ikino giti. Ni igiti gihambaye cyangwa se ni igiti gikomeye gifite umumaro, kirinda indwara zigiye zitandukanye. Ushobora kugira ngo yenda ni ukuvuga cyangwa se ni ibindi, ariko mu by'ukuri uramutse ugikoresheje kino giti gishobora kukorohereza ubu burwayi cyangwa se izi ndwara zigenda zituzahaza. Hari igiti ngiye kubabwira, mugende mugikoreshe abafite ubu burwayi nabavuze. Ni ukuvuga ngo wowe niba urwaye sida, ukaba urwaye diabete, ukaba urwaye ibibyimba byo mu nda, aho byaba biri hose, ibibyimba byo mu nda byaba biri muri nyababyeyi cyangwa se biri ku mukondo w'umura, aho byaba biri mu nda, aho ariho hose nukoresha iyi miti, iki giti uraza koroherwa cyangwa se kiraza kugukiza. Hari kanseri, hari diabete, hari ibibyimba byo mu nda, hari rubagimpande, hari hypertension, hari ibintu bigiye bitandukanye nk'ibyo ngibyo. No kuvuga ngo nukoresha kino giti kiragukiza. Igiti ni ikihe rero? Hari igiti bita cactus. Cactus birumvikana ni mu rurimi rw'icyongereza, cactus tree ni mu rurimi rw'icyongereza. Mu by'ukuri kino giti mu kinyarwanda bakita ngabo. Genda uzenguruke ahantu bacuruza indabo hirya no hino. Urugero ujye mu mujyi wa Kigali ahantu bacuruza indabo, cyangwa se ahantu bakora ubworozi bw'indabo. Hari abantu baba bakora ubworozi bw'indabo hanyuma izo ndabo bakazazigurisha. Zenguruka ahantu bacuruza indabo nko mu mujyi wa Kigali, ziriya ndabo ziba ziri mu mavaze, ziri hirya no hino ahantu bagenda bazicuruza. Ugenda ubabaza uti ndashaka igiti bita cactus cyangwa se igiti bita ngabo. Ntabwo ushobora kukibura abantu bacuruza indabo, ntushobora kubura icyo giti, baba bagifite icyo giti, kiba gihari, ubundi kiba kimeze nk'indabo. Ngira ngo no mu mafoto ndaza kukibereka uko kimeze icyo giti bita cactus. Icyo giti cyitwa cactus uramutse ugikoresheje nk'umuti kikuvura izo ndwara navuze uko zingana, uko zaba zimeze kose. No kuvuga ngo reka nkubwire uburyo icyo giti wagikoresha. Iki giti bita cactus cyangwa se ngabo, uragenda
ukagisoroma aho kimejeje. Nkubwira ko hirya no hino mu bisambu mu mashamba hirya no hino naho gishobora kirimeza ahantu hose gishobora kukibona. Genda ugisoroma aho kiri, ukizane iwawe ugikatemo uduce. Ni ukuvuga ngo uragenda ugisorome, numara kugisoroma uhite ucyanika kugira ngo cyume. Mu by'ukuri ni igiti kitakuma uwo munsi, ntabwo gita cyuma ako kanya. Ni igiti kimeze nkaho gifite ibintu by'amazi muri cyo bimeze nk'ibirenduka, bimeze nk'ibitembamuzi. Ntabwo icyo giti gihita cyuma ako kanya. Uragenda ugisorome, nurangiza uze ucyumishe. Iyo cyuma rero kigenda kimera nk'ikibora, kimera nk'ikibora, hanyuma kikaza kugira gute, kikaza kuma. Ni ukuvuga ngo uragenda ugikate, ugisorome, ugikate, uze ucyanike, nikimara kuma hanyuma ugisekure. Ugisekure ifu ivuyemo rero niwo muti ushobora gukoresha. Urawukoresha ute rero? Ni ukuvuga ngo mu gihe ugiye gukoresha iyo fu cyangwa se uwo muti wayo wasekuye, uragenda ufate igikombe cy'amazi ashushe, ufate n'ikiyiko cy'uwo muti cy'agafu, ushire muri icyo gikombe cy'amazi y'akazuyaze cyangwa se ashushe, ufate yenda n'akayiko kamwe k'isukari ubivange. Numara kubivanga, mu gitondo ukibyuka unwe, utaragira ikindi kintu ufata, unwe icyo kirahure cy'amazi. Hanyuma ku mugoroba hanyuzeho nk'amasaha 2 umaze gufungura kurya, wongere ufate igikombe cy'amazi ashushe n'ikiyiko cy'agafu cy'uwo muti wasekuye, ufate n'ikiyiko. Numara gufata ikiyiko cy'isukari hasigaye ubivange. Numara kubivanga unwe. Uzabikore igihe kingana n'amezi 3. Ndakubwira yuko nubikora igihe kingana n'amezi 3. Niba urwaye sida, za ndwara z'ibyuririzi, murabizi ko umuntu urwaye sida hari indwara zigenda ziza, ibyuririzi, indwara zigenda zishamikiraho, zigenda zimuzahaza, zigenda zigabanuka. Mbese uraba urwaye sida ariko za ndwara z'ibyuririzi ziragenda zigabanuka, wumve ko mu mubiri ugenda utora agatege. Niba urwaye ibibyimba mu nda, aho byaba biri hose, ushobora kuba urwaye ibibyimba ku mukondo w'umura cyangwa se urwaye muri nyababyeyi, ikibyimba aho waba ukirwaye hose mu nda, icyo kibyimba kirakira, ko byaba kimeze kose kirakira. Ushobora kuba ufite umubiri urwaye pararize. Urabizi hari abantu baba barwaye amadiyabete ku imibiri yabo yaramugaye cyangwa se yarabaye pararize. Tuvuge ushobora kuba urwaye nka pararize, akaboko kadakora karamugaye, ariko nukoresha uyu muti uko mbikubwiye, ako kaboko karagenda kagira gate, gatangira kugira gutangira gufungisiona, gukora. Ni ukuvuga ngo uyu muti urakorohereza, ugenda uvura zimwe mu ndwara. Ni ukuvuga ngo uyu muti uko ndimo mbivuga, mwebwe mushobora kugira ngo ni ibindi bintu ngambiriye, ariko uyu muti mu by'ukuri ni umuti ukora, ni umuti ufite akamaro mu mubiri, ni umuti ukomeye cyane. Wowe niba ufite ikibazo cy'ubwo burwayi, gerageza ukoresha umuti. Ushobora kuba urwaye umutima, koresha uyu muti. Ushobora kuba urwaye umuvuduko w'amaraso, koresha uyu muti. Ushobora kuba urwaye kanseri zigiye zitandukanye, koresha uyu muti nakubwiye. Ushobora kuba urwaye sida, koresha uyu muti, uraza kukorohereza uburwayi bwawe. Uyu ni umuti nababwiye ko ni igiti cyitwa ngabo cyangwa se cactus, kiboneka ahantu hariho hose bacuruza indabo. Ushobora no kukibona aho utuye, mu bisambu, mu mashamba, hirya no hino hagiye hatandukanye. Nababwiye uburyo uyu muti wawutegura. Nababwiye ko ugifata icyo giti ukacyanika, cyamara kuma ukagisekura. Wamara kugisekura, agafu kavuyemo ukagafata, akaba ariko ukoresha nk'umuti. Ushobora gufata igikombe cy'amazi, itasi y'amazi ashushe, ugafata akayiko k'isukari, ugafata n'ikiyiko cy'uwo muti w'agafu kagafu, hasigaye ukabikoroga. Wamara kubikoroga ukagira
ukabinwa mu gitondo ukibyuka nta kintu urarya, hanyuma ku mugoroba ugategereza ko urya, wamara kurya hanyuramo amasaha 2 asigaye ukongera ugafata igikombe cy'amazi ashushe ukavangamo ikiyiko cy'uwo muti w'agafu, hanyuma n'ikiyiko cy'agasukari kugira ngo bitaza kurura, ukabivanga ukanwa. Ukabikora igihe kingana n'amezi 3. Uwo muti uragufasha indwara zose waba urwaye, uyu muti uhangana nazo. Ushobora no kuba urwaye constipation, ibi bintu byo kugugara mu nda ukumva kujya kuri toilette bikakugora. Iyo ukoresheje uyu muti urakorohereza kugira ute kwihagarika kwituma, urakorohereza. Ushobora kuba ufite n'indi miti yo ku bitaro bakwandikiye unwa, nta kibazo uhura nabyo, urakomeza imiti bakwandikiye ku bitaro n'uyu muti nkubwiye ubinwe, nta ngaruka biri buze kukugiraho. Gerageza ubikore kuko uyu muti urizewe, uyu muti ni umuti wizewe kandi uyu muti urakomeye, uvura indwara zose navuze. Uyu muti, iki giti gifite ubushobozi bwo guhangana n'indwara, izi ndwara twebwe twita ko ari indwara za kizungu, izi ndwara z'inzaduka. Iki giti abantu bakizi cyangwa se abantu bakizi bazi ko iki giti ari igiti Imana yahaye ubushobozi. Gerageza ugikoreshe, ni igiti uraza kubona ko kiri buze kukorohereza mu burwayi bwawe. Ndagira ngo uyu muti abantu bawumenye, abantu bafite uburwayi navuze haruguru, uyu muti mugerageze mukoreshe, uburwayi bwanyu buri buze koroha. Ndagira ngo mbabwire ko uyu muti wawusanga ahantu, cyangwa se iki giti wagisanga ahantu abantu bacuruza indabo, cyangwa se ushobora no kubona ushobora no kugenda mu bisambu hirya no hino, hari ibiti biba byimeza, gishobora kumera mu bisambu, mu mashamba, iki giti gishobora kumeramo. Ndagerageza ngishire kuri screen y'iyi video kugira ngo muze kubona icyo giti cyari cyo, cyitwa cactus tree. Ushobora no kujya kuri Google ukagisacinga ukareba uko kimeze, bakita cactus tree, cyangwa se mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda bakita ngabo. Ngayo nguko mugerageze uyu muti uze kubafasha mu burwayi bwanyu.